gatatu wa shampiyona. Ikipe ya APR yari yakirema ikipe ya Elmelek n'umukino ikipe ya APR yavuye inyuma itsinda ikipe ya Elmelek ibitego bibiri ku gitego kimwe kuko Nepo Elmelek niyo yatangiye ifungura amazamu, ariko ikipe ya APR iragaruka igitego cya Wataha ndetse n'igitego cya Kiwanuka batashye, nibyo byahaye amanota 3 ikipe ya APR, binashimangira ko urutonde rwa shampiyona uko buruhagaze kugira ku ikipe ya gatatu ntago ruzahinduka. Ubwo ndavuga ikipe ya Al Hilal 75, APR 65, Elmelek 59 ntago bizahinduka kuko Rayon Sport iri inyuma na Kiyovu, ntabwo amanota bashyikiriza ikipe ziri imbere 3 binakofirima nyine APR ko yatwaye igikombe. Yabanje gukorerwa God of Honor, dushimire cyane aba bagabo mu Banyasudan. Iyi fair play bagaragaje bakora 20 ikipe ya APR inyuramo. Abaso bwa mbere bayo muri shampiyona. Shano bwa mbere ahenshi. Yego. Kadovona. Gasogi nigeze ikorara? Nta yakoze. Numva mu maso ni ikipe. Ni Gasogi ni Gorira. Nta kipe yakoze Kadovona. Ye no bwa mbere. Inyamirambo. Tuzo kwibukije turebe. Abantu batwibutse no mu maso ya. Amayikipe yacarabuka abivamo n'ababikozwa. Kuko ejo kuri stade nendi kubona muri BK Pro League, muri Rwanda Premier League, ntabwo ari BK Pro League. Mwese murabishaka. Noneho mbona Elmelek isohotse yonyine, isoka muri vestiaire, isoka yonyine APR isigara inyuma. Ndavuga ni se Elmelek isohotse yonyine APR ikabisigaye inyuma, mbaza umuntu nawe mbona ari indimi. Bivuze ngo ntabwo ari gahunda yari isanzwe ihari yapanzwe, ni igitekerezo cya Elmelek. Nanye nicyo nakuze Rwanda Premier League, kuko muri Rwanda Premier League ntabyo bari bazi. Elmelek isohotse yonyine, babibwiye umusifuzi bahise bakora 20, APR isohoka nyuma uko yakabaye n'abasimbura batigeze baza, baraza bacamo bakomera amashyi. Ariko umuntu atabwira turabizi ko Elmelek hari n'amasezerano y'ubufatanye bafitanye na APR, ati hari ukuntu nyine bita byumvikana cyane. Rero Elmelek niyo gushimirwa kuko niyo gitekereje ubwayo. Ahubwo se kuki itabikoze kuri match yabona Al Hilal? Match yero kubahoza nani nawe wavuga neza ni nkajya bindi we tubwira murera ko iri buyikore urebe ko basoka. Barabati ikipe kutaza ngo dusoka, ati bite ko bataza turagenda umwe turikinana. Ago joga ari utagize kuri Elmelek mu byukuri. Ubwo abantu bavuga ngo kukiba bakoreye God of Honor kandi babari imbere. APR ari imbere ya Elmelek, abantu byagiye bibacanga. APR ari imbere ya Elmelek kuko APR ifite 62, Elmelek ifite 59. Ni nawe yagumye kuko babatsinze nyine. Ariko wenda nubwo bari kuba bari imbere bakayibakorera kubera ko batwaye igikombe byo kugira ngo babashimire. Wari umukino rero ubona ko Elmelek mu byukuri ngiye nkanjye uri gukora match, amazina yabo yarangoye pe, abana bashya. Yagiye kuzana itike. Umukinnyi wenyine nabonyemo narinzi no witwa Moise Musa Kamara, wanatsinze igitego cya mbere, niwe wenyine. Abandi bose bari wabo bariho bakina shampiyona, bari gushaka itike yaziri. Bagana Frere bose baragiye n'umutoza mukuru, n'uwo mutoza wabataje ku munsi w'ejo, niwe mutoza bita Dragan Sarak, muramwibuka? Wawundi wateje ibibazo kuri Gorira baterwa forfait. Avuga ati ntabwo ari uvamo tenavamo kanaka ari guhamagara mu byiga yoshusho. Ubwo rero ku munsi w'ejo niwe wari watoje, yari yakaniye cyane yashaka byibura kure ko yatsinda APR mu gihe asigiye ikipe y'abakinnyi bakiri bato, ariko yari ikipe idafite imbaraga rigoga kuko aba bana bakiri bato nubwo babanje igitego ku makosa akomeye cyane yaba Yunus ndetse na Bakagege, ariko ikosa ndarishyira cyane kuri Hakizimana Adolphe. Adolphe n'umuzamu mwiza ariko gukora sortie biramugora pe, gusohoka biramugora kuko igitego cyo ku munsi w'ejo muza kuri penalty yakoze kuri Reyo kuri Peace Cup. Ujya sohotse agakatira umuntu Asmana sohoka rwose, none ejo yarasohotse ntiyagira icyo akora, yarasohotse ageze hagati ashaka gusubira inyuma, arakomeza araza ariko ntiyagira icyo akora nyine, birangira nta kintu kimwe akoze amuhizamu. Iki kimunanira uribuka kuri match yari yabanje ya Gorira na ko ya Bugesera na Rayon, sortie ya kwizera kwijya gusa neza niyamunaniye ejo. Kurumva urasohoka gusohoka bisobanura iki? Wima rutayizamu
amahirwe yo kubona izamu ryose kuko kenshi umupira arawugushota niyo atawugushose awutera nabi n'abagenzi ushobora kugonga poto cyangwa n'abakinnyi bagenzi hanze icyo kintu rwose cyaramwishe yasohotse nabi cyane ku munsi w'ejo ntekereza ko rwose nabwo buryo bwonyine buriya kugira ngo usohoke wese itagumayo wagumayo ngenda ngaruke kuko iyo ugumyeyo hari igihe atekereza kongera gukora indi dribble wenda cyangwa wenda n'umukinnyi wawe akaba yamugezeho akaba yaje urabona rero n'akantu kiri gukosora kandi urabona ko ari ikibazo mentally buriya Adolphe yagize ibibazo mu minsi yashize ari makipe Zayski Kigali adahembwa aza gutakaza umushuti we yapfushije umushuti we ubona nyine ibibazo yagize mu buryo mu mutwe tameze neza no kuza kuba umuzamu wa mbere wa APR byaratunguranye kuri Rwanda kwa kabiri Sekafa bafatanyije na Pierre uskwara umuzamu wa gatatu ni yarazi ko anajya iyi sezo kurya bench wenda akareba indi sezo izakurikira ko yaza akaba yakora teko bari kuri ibigambo zitangaza bakura ati APR yaguze umuzamu utakinaga muri Kigali kuko akinaga na Cuzo Emene icyo gihe rero kugira ngo byumve neza hari umutoza ugeze kudutoza aratubwira ngo akiri umukinnyi yabaga afite yakinaga 6 ariko afite undi mukinnyi umukinana ariwe hora abanzamo urumva nikera muri za 2002 gutyo na rimwe none bajya ngo gufata amafunguro mbere ya match tuvuga bajya gufata amafunguro nka saa 3 bafite match saa 9 kubera akazi katari bukine yamaze kubyisetingamo akarya nk'umuntu utari bukine urumva naryo nk'umuntu uraza ufite mahaje umunsi umwe akaba ari igihe bibayeho ko waba n'umwicaza abona wenda nk'ikarita y'umutuku cyangwa akavunika bakishyushya nanago ikintu cyagufata nk'umuntu utari bukine akajyamo ari ikintu cy'ugufata hano hanga mu mande wawe wewe kwishyushya uvunikiramo aba n'umwanya kugira ngo wenda yerekane ko ari cyo ashoboye kubera ko yatamiye cyane bikabona n'ubundi akaguma kuri bench uvuga ngo rero mentally yagiye umukinnyi yishyiramo ko n'ubundi atari umukinnyi akina bikagorana ku buryo niyo umuzanye wita kina bimugora ntekereza ko Adolphe nyine mentally akeneye kwikora ikintu gikomeye cyane kumva ko ari umukinnyi mwiza dore yahamagawe aya makosa mubaho ntabwo ari ubuswa ahubwo ni ikibazo nyine ubona ko kiri mu mutwe ubundi gusa ikintu ndabyibuka kiri no muri Rayon yari umuzamu mwiza ariko akamushinja ikintu cy'ubwoba n'ikintu cya sorti agikora parade Adolphe yatagafata ukuboko avuga ati kabaye ariko byibuze ikina afashije APR mu kubura kwa Pierre yagiye abafasha Pierre masebu hari amasebu menshi yagiye akora no kuri izi derby nekereza ko bitumye Constantine rwose anamutekerezaho mbere kujya muri penalty yakuyemo Evan Parade muri Nonanti kabisa cyane sorti ko byashoboraga kuvamo igitego ubwo rero nabyo yose yari yuzuye kuri icyo avugaga niba ufite nka Adolphe ufite Clement na Claude Yunus na Byiringiro Jean Gilbert Kagege ni defense yose Sekiganda ruboneka na Memer Dao yagariye n'ubundi ya mediane yo kuri derby yatakisha mu gisa Gilbert Watara na Togo urumva na cyono ko atsinze igitego yaje asimbuye cya kabiri nari tukaza gushyiramo ba Haji agashyiramo mu by'ukuri abakinnyi basimbura bagakina ariko umutoza yatunguranye cyane ashaka kuba yifuza kwegukana umwanya wa kabiri cyangwa se anavuga ati n'ubundi abangaba bana abenshi wenda bazana basezerera muri ikipe ya APR cyane dukurikije n'uburyo iri kugenda yubaka ariko agomba no gusatira amanota erega arabizi ko yagomba gusatira amanota ya Al-Hilal ubwo Al-Hilal yamurusha amanota 10 wenda nta wamenya Al-Hilal itakaje kuri Etincelle agatsinda hasigaramo by'ayo manota 7 ntabwo yaba ari menshi cyane ku munsi w'ejo nabonye performance nziza cyane y'uyu muhungu witwa Byiringiro Jean Gilbert uyu mwana w'umuhungu mu by'ukuri ari gutera umupira udasanzwe ntekereza ko no mu ikipe y'igihugu amavuko kubanzamo kuko ibyo Kavita yakina ntabwo ari nk'ibya Jean Gilbert Kavita zaza muri Axe agomba kujya muri Axe kuko Jean Gilbert hari uburyo afunga mu mupira n'uburyo utangamo urumva Axe y'amavubi izakina mbone nande ubwo ni Mutsinzi Ange na Kavita ubwo rero Jean Gilbert agomba kujya kuri kabiri hari uburyo rwose akina neza ku munsi w'ejo yakoreshe penalty Watara yateye ko nawe uhinduye cross bakora handball batera penalty anatanga assist igitego cya kabiri mu by'ukuri pass muri match y'ejo ni yakagege yanabaye man of the match niyo wabaye man of the match ubona ko rwose performance yo ku munsi w'ejo kuri Kagege yari nziza cyane hanyuma ubwo na Watara yujuje ibitego 17 muri shampiyona kuko ku munsi w'ejo penalty yateye yatumye yuzuza 17 bigaragara ko n'ubundi nta gihindutse ari uzahabwa igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu by'ukuri rero APR ku munsi w'ejo yagowe no kuza kwishyura ibitego nubwo barushaga ikipe ya Elmelek yakiniraga inyuma cyane ariko Darko Novic atoza ibintu bibi uyibaze n'abana bakiri bato bakina badefanda babaga bakina bose inyuma muri umukinnyi muto kudefanda biramuvuna kuko ubundi agomba gukina ibintu bye bimurimo buri abakinnyi bakuru nibo bashobora ibintu byo kudefanda ko nta mbaraga nyinshi baba bagifite uyu munsi hari undi mukino w'umunsi wa 33 uza gukinwa ikipe ya Gasogi United iraza gukina n'ikipe ya Police
nabyutse numva harya ngo ni intangamarara numva KNC avuga ati polisi niyo yazana abahe bakinnyi uyu munsi tugomba kuyitsinda harya ubwo muri bato yo guhata iyi sezo nuko na cya kintu cyo kugirira icyizere abana bato nk'uko umuyobozi yagiye abigarukaho cyarakozwe kandi ntibamanuka kuko iyo urebye abasore ba Thierry iyo urebye ba Sene kuri gatatu Thierry muri Mediane buryo ngono Gieri yagiye abo mwarimu mwiza cyane kuri aba banyeshuri kuko na Fabrice inyuma ubundi n'abakinnyi bane n'abakinnyi Kenisi yakinishije isezo bakiri bato none yibaze bane twarababonye yibaze kuri bije yakoresheje Etincelle yari igiye kumanuka coach avuga ati abanyamahanga bazanye nanjye bakwicara ngakina uhita wibaza izo za Rutsiro abakinnyi bafite amafaranga ako yizamuriye abakinnyi avanye mu batoya muri academy baje kumufasha Kensi nubwo yageze arwana niyo myanya yabo akazi kabera karanga nanga kuhajya habayemo ikibazo burya bageze muri sezo hagati ko batangiye neza uretse ko basigize kumara imikino 6 itsindira hajemo ikibazo bano bana nyine batakaza concentration ariko ikindi kibazo cyabayeho ikindi numva nibanabuzaho ngo abakinnyi bagomba gufasha bano bana ntibababaniye abakinnyi bakazindu bahatigi bari bazanye abakinnyi ba Gayeri bazanye Gayeri we baranamwirukanye Gayeri yaratukanye yatutse umuyobozi mukuru Kenisi oya ku kibuga rwose aramutuka aramuga ati